Mwiriwe neza, Yesu nashimwe, amahoro y'Imana abane namwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Hanyuma rero dushimye Imana ikomeje kubana namwe, ikomeje kugendana namwe muri aya masengesho. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yohana. Iri jambo ry'Imana muri Yohana, iyi niyo ntego nkuru y'iki gitabo nk'uko twabivuze. Bene data rero tugiye kuganira kuri aya magambo, hanyuma ibindi Yesu aduhana umugisha. Haranditse ngo ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Hanyuma uyu yari Yohana nk'uko maze iminsi mbibabwira, twibanze kuri iki gitabo cya Yohana. Yohana yari intumwa. Yohana ari mu bigishwa 12 ba Yesu, ndetse Yohana ari ni muri za nshuti 3 za Yesu, ndetse Yohana akaba ari we yari inshuti cyane mbere ya Yesu. Yohana niwe yari afitemo inshuti idasanzwe mu zindi nshuti zose yari afite, ndetse niwe wiyegamizaga mu gituza cya Yesu. Bibiliya iratubwira ngo Yohana yari umukiranutsi. Uko yegamiraga mu gituza cya Yesu, nuko imico cyangwa se imigenzereze ya Kristo yagendaga imihindukire, yagendaga agira ingeso nk'iza Kristo. Ndagira ngo nawe urushaho kwegera Kristo, urushaho kwegera Imana, uzagira imico nk'iya Kristo, uzaba umukristo nyawe wuzuye, uzaba umwana w'Imana mwiza wuzuye. Yohana uyu nguyu yari inshuti ya Yesu, ku buryo Yesu yagiye kuva ku isi, aha mu gihe Mariya na bene nyina baje kumureba igihe bamubambye, abwira Yohana mu ijwi rirenga ati, mwana dore nyoko, mubyeyi dore umwana wawe. Iri ni ijambo rikomeye, ni amagambo akomeye, kubera ko Kristo yararangije gusuzuma neza Yohana, amenya uwo ari we, ndetse areba n'ejo he hazaza. Imana izaguha umubyeyi uwo mu mwuka ugufasha kuko warangije kwegerana nayo. Imana izaguha ubufasha kuko warangije kwegerana nayo. Tera intambwe ya mbere wegere Kristo, tera intambwe ya mbere wongere usabane n'Imana. Imana ishimwe, uzagira ingeso nk'izari muri Kristo Yesu. Iri jambo ry'Imana riravuze ngo ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu Kristo umwana w'Imana, kari umwana w'Imana. Twizeye ko Kristo ari we Mana 100%, kandi akaba ari yambaye umuntu 100%. Aha bivuze iki? Kristo yavutse nk'abandi bana, avukana n'icyaha cy'inkomoko, ariko ajya kubatizwa, abatizwa na Yohana nk'uko byari byarahanuwe. Bivuga ngo Yohana yaravuze ngo n'uzamubatiza n'uzamubanziriza. Yohana yavutse, ba Yohana ni babiri. Uyu Yohana yavutse kugira ngo azategurire Kristo inzira. Yohana yavutse nk'umunaziri, niyo mpamvu iwabo bababwiye kugira ibyo buzuza. Uyu Yohana ajya kuvuka, ise Zakariya yari ari mu nzu y'Imana, yari arimo akora ubutambyi, yari arimo akora ubufindo nk'uko abatambyi yari bikwiriye. Hanyuma marayika w'Imana araza aramusanga. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo wavuganye n'Imana ubyara umuntu w'umumaro. Iyo wavuganye n'Imana, isezerano ryayo ntago riza gutyo gusa. Ngakirimo arakora umurimo w'ubutambyi, ngo marayika w'Imana aramusanga, aramubwira ati, Yohana, tugiye kubyara umwana witwa Yohana. Uwo mwana azaba atandukanye n'abandi kuko azaba aje gutegurira Kristo. Ikintu Imana ikora mu buzima bwawe kiba gitandukanye n'iby'abana b'abantu bakora. Imana ishimwe. Haravuga ati, nzamubyara nte ko Elizabeth umugore wanjye ari umukecuru, ageze mu zabukuru, nanjye nkaba ndi umusaza. Ako kanya
marayika w'Imana aramubwira ati hoya ibyo sibyo ndeberaho, ntago ndeba imyaka umaze mu kibazo, ntago ndeba imyaka umaze mu kigeragezo, ntago ndeba imyaka umaze uri siribateri, ntago ndeba imyaka umaze mu bushomeri, ntago ndeba imyaka umaze utabyaye, kuko ndi marayika w'Imana, kuko ndi Imana yagutumyeho, kuko Imana yakuntumyeho. Uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yohana. Mama we ntazigera nk'igisindisha, ntazigera akora iki ngiki, kuko azaba ari umunaziri, kuko ari umwana nzaba natoranyije. Imana ishimwe. Ndagira ngo nawe uze kuba umunaziri. Uyu munaziri yari yaratoranyijwe kuba ubwoko bw'Imana. Nta mu bintu bya mbere by'ibanze byamurangaga umunaziri, Bibiliya ivuga ukomeye ni umuntu Imana yatoranyaga. Ukomeye ni Samusoni. Uyu Samusoni mama we yarabujijwe kunywa inzoga, yarabujijwe kunywa igisindisha, yarabujijwe gukora ibintu byose bimunezeza, kuko Imana yari yamuhaye amahame. Iramubwira ati uyu mwana ntuzamukozeho icyuma ku mutwe, ntuzigera umwogosha, kuko ari umwana natoranyije. Uyu Yohana nawe yaje ari umunaziri atoranyijwe n'Imana. Imana ishimwe, kuko yarabanjirije Kristo. Nyina nta gisindisha yanyweye, nta kindi kintu cyica yanyweye, ahubwo icyo yarashinzwe ni ukurera umwana w'Imana, icyo yarashinzwe ni ukurera umunaziri w'Imana. Arangije Kristo, Yohana aravuka, ngakira umwana mutoya, ngatangira gukura no gusenga, ngo kukumva igitangaza cy'Imana, kuko Yohana yari yanze kubyemera. Aka kanya ngo ururimi rwe ngo ruragobwa, ariko haleluya, ni amateka akomeye cyane, ni amateka ahambaye, kuko Yohana rero wari wagizemo iyerekwa imbere y'Imana. Amaze kubyara, igihe cyo kubyara igihe kiragera, Elizabeth asama inda. Amaze gusama inda abyara umwana w'umuhungu. Imiryango iraterana, iravuga ngo reka tumwite izina. Baravuga ati ntabwo turi bumwite izina iri. Bamwe bashaka kumwita izina rya Zakariya, abandi ati hoya. Umwe aravuga ati reka tumwite Yohana, bamwe baravuga ati nta muntu wo mu muryango wabo yigeze witwa Yohana. Mu gihe babajese, mu gihe bafashe ubufindo, bavuga ati icyaremeza aricyo turi bukore. Maze surimi ruragoboka, aravuga ati umwana yitwe Yohana. Ndagira ngo Imana itanze igisubizo ku buzima bwawe. Imana yongeye kuzamura umunaziri, Imana yongeye gutanga izindi mbaraga. Reka nkubwire ngo ibyo byari byarapfuye mu gihe cyo gusenga, mu gihe Imana yategetse, uyu munsi kirongera gisohore, uyu munsi birongera bibe, kuko utayikojeje isoni, kuko utanyweye ibisindisha, kuko itiyandaritse, kuko wabaye umwana w'Imana. Yohana aravuka, aza kuvugira ubutumwa. Haleluya. Atangira kwigisha abantu, atangira kubwiriza abantu. Arababwira ati nimutunganye inzira za Nyagasani, nimutunganye. Yohana uyu nguyu ntabwo yigeze anywa igisindisha, ntiyigeze akora ibizira, ahubwo yabaye umuntu w'Imana, aho umutambyi w'Imana. Atangira avuza impanda, aravuga ngo nimutunganye inzira ya Nyagasani, kuko uzaza ndusha ububasha. Aramanuka ajya kuri Yorodani. Igihe cya Yesu cyari kigeze, igihe cyo kubatizwa. Reka nkubwire ngo igihe cy'Imana kigeze, ibintu byose biremera. Igihe cy'Imana kigeze, wabuze umugabo arashaka. Igihe cy'Imana kigeze, wabuze abana arababona. Igihe cy'Imana kigeze, wabuze amafaranga arayabona. Igihe cy'Imana kigeze, wakodeshaga arakodesha. Igihe cy'Imana kigeze, wagenderaga mu kagare agenda n'amaguru. Igihe cy'Imana kigeze, uwari urwaye arakira. Igihe cy'Imana kigeze, uwari ushonje agaburira abandi. Ndagira ngo nkubwire ngo shaka imbaraga ziguhagarika mu gihe cy'Imana, shaka imbaraga ziguhuza n'Imana, shaka imbaraga zigukonegitinga n'Imana. Igihe kirageze ngo ubone izi mbaraga, kuko ari icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Hari ikintu Imana yakora, hari ikintu Imana yahindura. Imana ishimwe cyane. Kristo arashaka umuntu wese muri aya masengesho, muri uyu mwanya turimo turasenga, yongera ahindura ibitangaza, yongera ahindura ubuzima. Iyi nguyu niyo mpamvu Kristo yabayeho,
kugira ngo azarokore ubuzima bwawe, kugira ngo azarokore umubiri wawe, kugira ngo azarokore ibyo byari bipfuye. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe cy'Imana kigeze, abakurogaga ntibongera kubona ibyo barogesha. Igihe cy'Imana kigeze, abakurwanyaga ntibongera kukurwanya. Wari ufite akazi kawe akavamo, wari ufite urugo rwawe ruvamo, urwasenyutse rwongera rukubakwa, urwari busenyuke rurakomera. Imana imanura ingabo nyinshi, Imana imanura marayika, Imana imanura marayika uza kubaka urugo rwawe, Imana imanura marayika uza kubaka urwasenyutse, Imana imanura marayika uza gukiza uburwayi, Imana imanura marayika uza gutanga urubyaro, Imana imanura marayika uza gutanga akazi, Imana imanura marayika uza gutanga imikorere. Nicyo Kristo ashaka. Imana ishimwe. Turi muri aya masengesho ndagira ngo Imana igire ikintu iritura. Turi muri aya masengesho ndagira ngo ingire Imana igire ikintu ihindura. Ndagira ngo ihindure ubuzima bushyashya. Ndagira ngo iguhe ibyo wabuze muri aya masengesho. Haleluya. Dusoma ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Ndagira ngo wizere Kristo, niwe ukiza abarwayi, nuhumura impumyi, nuzura abapfuye. Ndetse na Yohana aravuze ngo uzaza ndusha ububasha n'ubushobozi, nuzabatirisha Mwuka Wera n'umuriro. Izere Kristo aguhe Mwuka Wera. Mwuka Wera n'uzagufasha mu rugendo, Mwuka Wera n'uzagushyigikira mu rugo, Mwuka Wera azatuma wubaka, Mwuka Wera azatuma ubucuruzi bwemera, Mwuka Wera azahindura ubuzima, Mwuka Wera azanesha. Kariki Imana ishaka. Imana ishimwe. Dukeneye imbaraga z'Imana, ukeneye imbaraga z'Imana, ukeneye guhabwa Mwuka Wera, ukeneye guhabwa imbaraga na Kristo. Ndagira ngo dufate umwanya twongere dusenge muri amasengero. Imana urushaho kugushyigikira kandi Imana urushaho kubana nawe. Ndagira ngo dufate umwanya njye nawe dusenge. Wowe ubyumvishe, ndagira ngo dufate umwanya dusenge. Ndagira ngo twinginge Imana, ndagira ngo duhamagare Imana, ndagira ngo duhendahende Imana ku kibazo cyawe, ndagira ngo duhendahende Imana mu buzima bwawe, ndagira ngo duhendahende Imana yongere kugarukeho, ndagira ngo duhendahende Imana yongere kugirira ibambe, ndagira ngo duhendahende Imana yongere kugirira izindi mpuhwe, ndagira ngo duhendahende Imana yongere igarura igitinyiro kuri wowe, yongere izure ibyawe byapfuye, yongere izure ibyawe byananiranye, yongere izure urubyaro rwawe, yongere izane urubyaro ku buzima bwawe, yongere izure business zawe, yongere yubaka urugo rwawe. Imana ishimwe. Nicyo Kristo ashaka. Ndagira ngo saba dusenge, ca mu nzira zose dusenge. Imana irahindura byinshi.